gahunda y'ibiganiro M23 iracyabisaba, baraza guhurira i Rwanda nk'uko perezida wa Angola yabitangaje. M23 iracyasaba ibiganiro. Nabonye ikiganiro cy'umuvugizi wa M23 Oscar Barinde ejo bundi avuga ati bo icyo basaba ni ibiganiro kugira ngo ibyo ibitagenda bigenda neza. Ibi biganiro ko ndaba Kiseketi yavuye kwizima, ibi biganiro biraza kuba. Ntabwo ushaka kubazamura, ntabwo ndabwo kubazamura mureke ubundi kubaha headline. Ndi gukora hana hariya, ntabwo ndagera ku ngingo nyamukuru. Muri Bibiliya mu Baroma 5:12-24 igika cya mbere kiragira ngo kamana babuze kuzamuka nta nzaduka, nta byahozeho cyangwa nta bishya ibiriho byahozeho. Urukumva mu kanya space irahinduka, ibyahishwa abanyabwenge byahishuriwe abaswa. Impamvu ndaza kubasobanurira impamvu yayo. Abantu bemeretse kuzamuka. Hano ndaza kubasobanurira icyo bise ibyahishuriwe abanyabwenge, ibyahishuriwe abaswa, byahishwa abanyabwenge. Impamvu nta yindi y'iyi topic mpona gushyiraho. Iyo umwami yishe so udashoboye kwihorera, uramusanga ukamubwira ngo databuja umwanzi yapfuye ndaje umpake. Wamara kwiyubaka ukaba umugabo ushoboye, ukamusanga ukamubaza uti ariko sha hariya data wamuhoye iki? So Papa François Kamana Bigwai, uraho urakomeye? Unamushukuru mu Tuko bien wa. waba wacishije Tuko bien amaso muri iri tangazo rya Rwanda muri Angola? cyane rwose. Wagira ikintu urimbwira wa translatinga mu rurimi rwumvwa n'abaroko, parce que je parle français monsieur. Quand tu négliges pas, je parle français, merci. Je parle français très bien. Problème. Ok, je vous écoute, allez-y. Voilà, hakuna problème. Ikigaragara nuko finalement yemeye gushikirana na M23 FC, ibintu yarahiye ko atazabikora na rimwe, ararahira indahiro zose ziriho. Ubu niwe ubaye kokivide. Mbere yavuga ngo M23 FC ni kokivide. Ubu niwe ubaye kokivide. Ahubwo se noneho rero abambari be cyangwa abayoboke be bazamufata gute, bazamwemerera gute, bazabifatamo gute? Afite aho byaturutse. Ariko uvuze ko ari abayoboke urumva, urabona ngiye guhura bazayoboka. Reka mfate Gisegeti mugereranye na Godfather hano. Topic nshaka kubaha niyo mbaha kandi mukayiyoboka. Bazayoboka nyine. Nta mahitamo muba mufite, nabo nta mahitamo bafite. Urumva ubu ni ukuvuga ngo niba ufite inkoni y'ubushumba, ibyo mubyemere cyangwa ntimubyemere, iyo niyo mahitamo. Abayoboke nyine. Niba ufite inkoni, niba ufite audience, niba ufite moderator, komeza. Ariko nimba ari we mushumba, mushumba yayobeje intama ze, azibesha imyaka 3 yose, ariyicisha abazalendo bose, abajyana ku macuniro barapfa, barabwira ati nta kunegosiya, mukomeze mupfe. Nuza akojeje isoni ingabo z'ibihugu bingahe, akojeje isoni FRDC, ntabwo bahemba ngo mugende mwemere gupfa, ngiye ntabwo nzanegosiya. Ese byari bitegereje iki? Kuri wowe umuntu ugira isoni ni uwuhe? Kuri wowe umuntu ugira isoni ni uwuhe? Reka mbwira, ingabo zagize isoni. Ntabwo uzi, ndibaza ko mwumvise ko haje abajenerali 3 b'abarundi baje kunegosiya, baje gusaba n'imbabazi, baravuga bati nyamuneka. Baje hehe? Baje mu Rwanda, baje gusaba imbabazi ngo u Rwanda rubasabire M23 reke kugira i Bujumbura.
ntabwo ubizi abajenerali batatu baje i Rwanda. baje mu Rwanda ntabwo wari ubizi Buretse gato, breaking news biri seriye. ntabwo wari ubizi se ntabwo bizwe birazwi cyane. Nabibwirwa n'iki duha inkuru imbabazi abajenerali barazihawe. batatu baje mu Rwanda basaba imbabazi baravuga ati nyamuneka u Rwanda mwebwe nimwe mufite ijambo ryumvikana mutubwire AFC M23 igarukira aho ngaho ntizadutere mu Burundi. Maze abantu bavuga ati ikintu AFC M23 ishaka ni imishyikirano. Genda ubwire umushuti wawe Tshisekedi ashyikirane nabo, kuko natashikirana nabo bamuzamusanga niwe Bujumbura cyangwa Igitega. Nuko nicyagiye Nevo yagiye i Kinshasa, abantu bavuga ngo agiye gusaba amafaranga bataramwishyura. Yagiyeyo abwira Tshisekedi nyamuneka iyi ntambara yatunaniye, M23 FC biri kudukubita za kabwana, ziri kudukoza isoni, nyamuneka emena imishyikirano. Afrika y'Epfo yakoze isoni, hari abantu bagifungiranye hariya. Abatanzania la même chose. Urashaka iki koko? M23 kimaze kukwereka ko ifite imbaraga. M23 FC ifite imbaraga, nutareba neza baragusanga Kinshasa. Arangije nawe asimbukira na Angola. Ako kanya atanabiteguje, umuhuza arababwira ati nta kindi wakora ni ugushikirana na M23 FC directement. Bya bindi bavuga ngo Nairobi yapfuye kera. M23 FC ntabwo bashaka kujya Nairobi, ko Nairobi wungu wazalendo bose ni FARDC. Rero ni Rwanda, kandi Rwanda bazashikirana directement bumvikane. Ni nacyo kintu cyari gikene, kuko amaraso maze gusesekara hariya, abantu bamaze gupfa ni benshi. Shikirana, kuko nta ntambara irangira nta mishyikirano, yose izarangira imishyikirano. Rero ubwo abyemeye ubu ngubu tukoma amashyi rwose, dushimira Imana. Nibyo abantu bose bashakaga, nibyo isi yose yashakaga. Dushimira Imana ko at least on obtient gain de cause, bazashikirana, kandi bazashikirana noneho position de force. We Tshisekedi ngo wagiye gushikirana na position de faiblesse, kandi na position de faiblesse agiye gushikirana nayo akozwe n'isoni, bazamubaza byinshi. Ahubwo nimutareba neza bashobora kumukura kudeta. Baraba FARDC bari Kinshasa ntago yababaniye neza cyane, nimutareba neza baramukura kudeta. Nicyo kintu cyonyine, usibye ko noneho rero naho AFC M23 yemeye gushikirana na leta ya Kongo. Je ne pense pas qu'ils ashikirana na Tshisekedi, ko Tshisekedi ubwe wenyine n'uwo muntu atagira atubahiriza. Bazashikirana na leta ya Kongo, none se Tshisekedi we naho bashikirana nawe ntabwo azabishyira mu bikorwa. Naye masezerano yubahirije, amasezerano bakoreje na Kamere na Kabila n'abandi bose nta amasezerano nimwe yubahirije. So bazashikirana na leta ya Kongo na FARDC nta kindi, kuko leta iracyari kabeme. FARDC iracyari, ntabwo yabaye démantelé, yakozwe n'isoni gusa, nta kindi. So dushimira Imana cyane. So ahangaha ndabona already mama yake na Muzaratate. Okay, ubu ngubu wanzamurira abantu Joli, muzamura abantu zamura abantu batangiye gutanga ibitekerezo. Ndaje bibutse ko akanaga nyuzemo inkuru ntabwo ndayitanye. None se ya François Facha nata négocier na M23, ataki négocier na AFC. Ni bote, ni AFC M23. Hakuna message. Ni AFC M23. Ega AFC M23 ni pamoja, ni ata négocier na Nanga en fait. Nanga ni njo ata représenter AFC en fait. Mais doléances zote zinajulikana. Les ridicules ne tuent pas pour Tshisekedi. Vraiment. Ariko Gisegeti agresoni nkamana yanje koko mubijabo egara zawe ngakomeza. Si niulize kaswali kidogo tu. Hebu uliza.
nataka kuuliza eske huyu Kisegeti hawezi kuwa anataka kuaplike ile conseil ya ule general mwenye alimtelefone? Mgani huyo? yaye itubwire. Ile conseil kuna mgeneral alimutelefone alikuwa vote anamrecord. kinyarwanda kavuki ubwo urumva icyo giswahili cyawe uri kugira ngo ari mu telefone wavuze ururimi wumva. Acha ongee. Godfather, Kiswahili ni ya kwetu bro. Narimo mvuga tese Gisege ntabwo ashaka kuaplika ya conseil yahawe n'urya mu general wamutelefone, ngira ngo mwarategereye record wa mu general, hari mu general wa muri codinze ahamuheza conseil yuko ashaka yuko amusaba yuko wa negocie na M23 cyangwa na Kagame, M23 ikarekira barangiza ngo bagashaka uburyo bashobora kwishakamo imbaraga baforma mu gisirikare cyabo. Ngira ngo mwarayumvise. Uwo mu general ninde? No ni general, no ntabwo ari general, ntabwo ari general, ntabwo ari general. No umusirikare wasi cyane ariko mwene wabo. No n'umutipe uyoboye special force iri Beni, wagiye gukorera wakoranye amafunzo n'abafaransa bavuye Kisangani bakajya kugikora mu kiye gihugu ra. Exact. Muramwibuka Father gose urabika amakuru kabisa, ibyo nibyo. Uyu mugabo urabyibuka we yaramubwira ati nta byo bagenera batizigera bakubwira hano, ariko kimwe ugomba kumenya nuko icyo ukeneye wongeye na son excellence President Kagame niko yabivuze. Wumvaga ko ari umugabo vraiment usa nk'ukerebutseho gato, nta bintu byo gutira. Aravuga ati wavugana na President w'u Rwanda mugasaba ibiganiro, naho ubundi utanyama mu mapataro. Komeza raza. That's a good idea by the way. Yeah, nje ni nako ngako nari nshatse yuko abantu nyine bokaganiraho bakavuga nimba itashobora kuba possibility nyine cyangwa se inzira Gisegeti yashatse gukoresha kugira ngo abanza hagarike M23 kugira ngo ntikomeze gupasuinga nyine ije imbere. Ya ariko njyewe kubera nkunda kumva ibihuha cyane, hari ukuntu nari numvise bari kuvuga ngo M23 nifata Kivu presque Tshisekedi hari ukuntu azifata yiyongoze ajye gusaba imishikirano. Uravuze ngo hari ukuntu nari numvise mbele ibi byote byakuwa amakuru y'ibihuha, sinatumina kwangu mu bihuha aseme hari ukuntu Fachi Beton atangoya hii makope yote bifike mpaka bakamate Kivu zombi hama yiyongoze aje gusaba imishikirano. hanyuma imishikirano igere kuki? Ni nkaho hazaba habaye kwanza Kivu, ibindi nabyo biba bari kubiganiraho polepole, so sijui sasa uko bizagenda. So maana unatasema kama huyu vien kwa mkopo Ndogi si niko nakwambia mahabari ya barabara. Hata vile alikuwa mkopo. Ya François, mimi nasema tu mabarabara vitu ya barabara. No, en fait mishikirano anaitika juu ya Neva en fait alienda kamwambia aseme moshe tunashindwa, utadiskite kama tunashindwa sikilizana, sino batatukupata na mimi watanipata Bujumbura, tuishashindwa, hakuna watu wataweza ku faire face na AFC M23. Wewe tukumvika egende ushikirane na kundi maintenant banaweza kuitika peut-être mishikirano vile kugira ngo biorganize, kuko ubu ngubu bakorera yoga, kuko ubu ngubu bari ande bandade ntabwo bazi du nord au sud, bari ande bandade bashaka kuba yeme mishikirano, ariko ndabizi ko AFC M23 ntabwo ari abana bari très averti. Naho yakora yoga gute, naho bazakora yoga ariko ni repli c'est bon, ubwo yeme mishikirano bagendeyo tuzareba. Usibye ko buri muntu ukurujije superiorité ya force ku terrain ni uyobora mishikirano. Ubu AFC M23 ni izayobora mishikirano, ni izagivuga uti
tukore gutya tumvikane ibi, nimwanga birabareba turatangira, nimwanga gatoya bakubite bafate Karemi Uvira, ubu bishyikirana ishobora kuzatangira Uvira yafashwe, nibanga gushyikirana neza Karemi ifatwe, nibanga kandi Lubumbashi ifatwe, gutyo paka nabona ko noneho rero aba bantu bandusha imbaraga cyane, iyo Ryogi yagiye gukora ntabwo izashoboka pe, kuko AFC M23 bafite experience ya 30 yo mu ishyamba ya kwangayika, abana bamaze kunungunika bikomeye, ntabwo abakinira, ntabwo bazana imikino, kandi ya mikino bakoraga kuva mbere ashaka ngo bajye gukora cantonnement Rumangabo, mwabonye ko aribo bagiye gukora cantonnement noneho Rumangabo, rero abo bana ntabwo bazasubira muri Rumangabo muri cantonnement, niwe bazabye bamuteye bavuga ati noneho rero ubu turakora gutya na gutya, twaplike amasezerano ya 23 mars ukuntu yari yameze, bayaplike neza la leta, ahubwo biyongere ko hajemo na FC, noneho hajeho na FC, nuvuga ngo haje iyongera FC, nuvuga ngo afite faiblesse ikomeye cyane, ahubwo sinzi il est seulement ridicule, sauf que le ridicule ne tue pas, moins d'escarmouches, il va maintenant moins de négociations, simbizi, vraiment nibyo kwishimira cyane, murakoze cyane. Yeah, kuna hariho ikindi gitekerezo yuko igisegeti yoba yikanze AFC bigatuma kandi AFC FCC yaturutse Kinshasa, ni ukuvuga ngo ashobora kuba yagize ubwoba, nkuko ejo bari abakadere ba FCC baravuze yuko nta kuntu bohora baterorizwa mu gihugu cyabo, ngo ibi nibyongera kubaho kandi byo gufatwa ngo bakajanwa muri hariya muri auditora militaire, ngo bazomobiriza abaturage baje mu muhanda, noneho Gisegeta akabona yuko yaturutswe impande zose, nta kuntu yoshobora guhangana na manifestation ya Kinshasa imobirijwe na FCC, asubire kandi ahangane n'intambara iri muri Est. Azari ndagira bari PPRD ntago yari FCC, ni FCC yose nyine, PPRD irimwo nyine, FCC irimwo ayandi mashaka nyine yose, hariya nyine ya Kabila yose nyine, nkuko nubwo nyine nabo harimo PPRD ariyo yiganjemo cyane, nkuko niyo parti nkuru nyine irimo, ariko harimo utundi tuparti nyine tundi duto. So inje nkabona yuko ashobora nabo kuba yikanze yuko iyi FCC yabyutse cyangwa se PPRD yabyutse nayo, kandi babonye abaturage ukuntu ejo nijoro bari bameze bagiye kwakira bari abantu bari bavuye muri auditora militaire. Nkabona yuko iyindi possibilité nuko Kisegeti nawe yoba ahakina imitwe kugira ngo agomeze anegosie na Amerika arebe ikizavamo. Izo nabyo ni ibitekerezo abantu nabo bashobora gutekereza, kuko ntawe uzi icyihishe inyuma y'uko baduka kwa Gisegeti ngo aze kunegosia. Rero buriya hari ikintu muri buze kureba, urimo kumva Gisegeti iyi mishyikirano naramuka yigiyemo, hari ikintu muri kwirengagiza. Reka dusubire inyuma gatoya kuri generale b'abarundi bagiye gusaba imbabazi i Kigali, bagiye gusaba ibiganiro cyangwa bagiye gusaba imbabazi no gutakamba. François, bisobanure, bagiye gutakamba cyangwa bagiye gusaba imbabazi? Umva ntabwo wabyumvise se, baraje secretement. Ngewe iyo ndi kubaza hano mba ndi kubariza audience, urumva hari umuntu ubyumvishe bwa mbere, ndabyumva n'ibyo mu nda y'ingoma ni muri nyina mwo hejuru, urumva ibintu birimo ba generale bavuye i Burundi, niba baraje n'indege, niba baraje n'imodoka, batatu baje ari batatu, ni batatu abo ba generale baje batatu
basaba ko u Rwanda rubavugira kuri AFC M23 urumva kugira ngo badafata Uvira kuko Uvira yari igiye gufatwa kandi Uvira ifatwa feri yari Bujumbura. yego Rero baje bavuga ati nyamuneka twebwe tuvuye mu ntambara nabo bamuha kondisiyo imwe, genda ubwire Tshisekedi negosiereho na M23 AFC kuko niyo kondisiyo gusa kugira ngo intambara ihagarare. Aragendayo, yahise ajyayo arabwira Tshisekedi. uwahise ujyayo ninde? Never. Perezida w'u Burundi Yes. Evariste Ntabwo yagiye abantu bavuga ngo agiye Evariste kwishyura. Ndayishimiye yahise aje i Kinshasa Yahise Kinshasa nyine kujya gutanga ubutumwa bwa papa cyane. Gutanga ubutumwa bwa M23 na AFC nubwo butumwa babahaye. ndapfuye. Yes. Ngo ni mugende noneho mumubwire natwe negosie nta kibazo, dushaka amahoro natwe, nta muntu ushaka intambara kuko nibyo bashaka kuvana mbere. Hari ikintu nigeze kubabwira hano mwanga kunyumva urumva, muribuka ndi kubabwira ikintu muribuka mbabwira ko Jesus muribuka mbabwira ko abarundi basabye Neva gusa ngo yaraje ati, muribuka mbabwira umunsi babwira ko Uburundi abantu basabye Neva ko agomba gufungura imipaka, murabyibuka? niba atayifunguye baramwemeza. Urabyibuka ibyo bintu bibabwira? Muribuka babwira ibya Neva no kumusaba ibyumweru 2 ko agomba kuba yafunguye imipaka y'u Rwanda n'u Burundi. Do you remember? Icyo ni kimwe. Ibi bintu François ari kubabwira byo kohereza intumwa mu Rwanda, nge ntabwo nkora mu nzego z'iperereza ntabwo mbizi, ariko biravugwa ko izi ntumwa noneho abantu bamwe bagiye kure bavuga ko na Neva ubwo yari yiziye mu Rwanda gusaba imbabazi. Ariko amakuru mfite ntabwo ari byo, ntabwo yigeze aza. Ariko François, aba bajenerali baje mu rwego rwa diplomasi, baje mu rwego rwa gisirikari, baje mu rwego tuhereze bwira abakurikiye, baje bahagarariye igisirikari, baje bahagarariye leta, baje bahagarariye iki? Ariko ntabwo baje guhishwa, baranagaragaye ukuntu n'inama yose zarabaye openly, nama televiziyo yarabigaragaje. Sinzi impamvu utabyibuka. Baje mu rwego rwo kuvuga ngo twebwe tuvuye mu ntambara, dushaka mutubwire icyo mushaka kugira ngo mutazadushyira mu ntambara zanyu. Hanyuma none bayivuyemo cyangwa baracyayirimo intambara ubu ngubu? Ntabwo bakirwana, byararangiye. Uri muzima? Majoro wafashwe ku rugamba wo mu Burundi uyu munsi, harya uriya yari rajoininze nani? No, urumva bo bakirwana ubundi nta majoro wafashwe amateka kugira ngo bakore contre attaque. No. Majoro w'umurundi wafashwe amatekwa, yafatiwe amatekwa mu intare Rusatsi. Oya Godfa, ejo intambara yabereye Kaziba, ni abarundi barimo barwana. Ejo ni abarundi barimo bagwana Kaziba. France acira birarura. Adui ni ule. Abarundi babesha u Rwanda ko bavuye mu ntambara barayikomeza. Ariko baribeshye bonyine. Ibyo France bavuga bimakinga sense. None se ko niba barasabye ko Uvira idafatwa kandi ikaba itarafatwa, ibyo uzavuga birumvikana. Bisobanuye? Ni munyigisho rega ntabwo nashaka ngo duhere hano hejuru. Galfa nabasuhuje. Bite Gavi? Sawa. Nyuma yo kuba ibintu wumvisha ugize ubwoba mu nda?
oya ni ibintu nabihaga 50-50 kubera ko iyo witegereje neza ukareba situation Kongo irimo uyu munsi nawe ubwawe uri Tshisekedi wabikora kubera ko arimo abona ahantu yakuraga resistance nyinshi cyangwa se abantu bashobora kuresista kumufasha kuba yagera ku byo yifuza kugeraho ni Abarundi, ariko wareba naho M23 igeze bakabona yuko byanze bikunze bashobora kubakatinga off, none igice cy'u Burundi ntikibe kikimufasha. Kandi mu gutsindwa k'u Burundi mu by'ukuri hari ahantu byo byonyine ni ikintu gikomeye, ni igisebo ku gihugu, ni byose muri make. Bite niyo mpamvu rero asa naho arimo kugira ngo iyo ni menace ni iya mbere. Icya kabiri, hari intumwa zabo zishobora kuba zarahuye n'Abanyamerika, bitewe rero n'ibiganiro n'icyo baba baravanyemo tutazi, cyangwa se kuko hari ibyakozwe mu ibanga bivugwa, niba icyo bavanyemo bashobora byibuze kuba bararebye bakavuga bati ibyo tugiye gukora ntabwo Amerika izabyemera, cyangwa se ninabyemera hari kondisiyo bazadushiraho n'ubundi bishobora kurangira tugiye muri negociation. Ikindi kandi bikanarangira dutanze ubutunzi bwa Kongo bwose. Harimo n'ikibazo cyangwa harimo n'ikibazo cyo kuvuga ngo eske tutanze ubutunzi ubundi majorite yaho bari bafite cyangwa se ibyo bavuga bashobora gutanga, ubona ko ibyo ari byose byari occupé n'Abashinwa cyangwa se bifite ahantu bihuriye n'Abashinwa ku birombe bacukuraga. So kuza gusopanya Umushinwa n'Umunyamerika nabyo ku rundi ruhande ni ikibazo kiri concerne ku Munyamerika ndetse n'Umushinwa. Ibyo nabyo ubwabyo byari yindi menace cyangwa se n'ikindi kibazo, ni ihurizo rikomeye hagati ya Tshisekedi guhitamo uruhande, kuko ashobora no guhitamo Abanyamerika hakaza urundi ruhande narwo ruri powerful, ubwo ndavuga Abashinwa nabo bagakrera urundi ruhande. Hakaza n'ikindi cyo kuvuga ngo Kabila aragiye aratangaje ati n'ishuri nari ndimo ndariretse uyu munsi, ntabwo ndiwe gukomeza kwiga kandi mu gihugu cyanjye hari menace. Ikindi akongeraho ati Twitter ya Kabila niba ariye n'ibimwitirira yanditse ngo birarangiye. Komeza. Akongeraho ati menace iri mu rugo ngomba kugenda nkagira icyo nyikozeho. C'est un ancien président, ntabwo ari umuntu navuga ngo aroroshye, ngo ari hari aroroshye, reka. Ni umuntu ufite imbaraga, ugifite ishaka rifonctiona. C'est pas comme nk'abari baba bari bita opposition baba bari hanze ariko badafite na fonction y'ahantu bari. So bivuze ngo afite access. Ikindi mwabonye le voltage y'abaturage yabaye ejo bundi, bari sinzi uwabivuze hano, aho bari barimo basa naho birevolta ku ifatwa cyangwa se kubazwa ry'uriya ntuza umwe Shadari wigeze no kwiyamamariza kuba perezida 2018. Hakaza no kuba na vice president ngira ngo wa PPRD nawe yajyanywe kubazwa, ariko nanone hakaba izindi concern zivuga ngo kuki ari abasivile barimo babazwa n'abasirikare nanone. So urumva hari kugaragara mu by'ukuri ikintu gisa naho niyo haza imyigaragambyo ishobora guhera Kinshasa. Hakaza no kuba kiriya kintu buriya cyamuteye ubwoba, urabona ntuza M23 ahantu iri ishobora kuri pepre nka less than 400 kilometers, ibirometero nka 400 munsi ya 400 kugira ngo ugere Kisangani. Wabonye ejo bundi haba umupira wa football hagati y'amakipe abiri, batangiye baririmba nanga, baririmba perezida w'u Rwanda. So niriya nayo n'indi menace, ni message ikomeye kuri perezida w'igihugu, kuko aba yumva yuko kubemferitira cyangwa se kugenda bagahita bahuza umugambi n'ako kanya bidasabye izindi ngufu. Ikindi bari kureba amafaranga barimo gushora mu ntambara ni menshi mu by'ukuri, ariko nanone akagira n'ikindi kibazo cyaje kiyongera muri nomination yakoze ku bantu bamwe benshi bayinenze. Binavugwa ko yongeye umubare w'abantu bagombaga kuba nome
kugira ngo ashiremo inshuti ze n'abantu abantu bari bamwegereye begereye famiye yiwe, ubona ko n'indi menase ashobora kuba yarizaniye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So hari ibintu byinshi cyane ushobora kurebaho ku buryo izo facteurs zose uzirebyeho Tshisekedi gusubira hariya uriya mugabo ashobora kuba yaramubwiye ati niba koko witeguye intambara bizakugora, kuko nureba na sanction bavuga ngo bazafatira u Rwanda rwababwiye ikintu kimwe ruti ntabwo iyi sanction zari zose mushobora gufata zishobora kutugiraho ingaruka, kuko icyo turebaho ikituraje inshinga ni iterambere ry'igihugu, kandi ntabwo dushobora kurigeraho, ntabwo twarigeraho mu by'ukuri tudatekanye, dufite menasi ituruka hirya no hino tuzi ko ihari kandi ishyigikiwe. So ibyo bintu rero ubwabyo bimushyira muri pozisiyo yo gutekereza kabiri niba bwari bunacuramye akabucurikura, kuko nibaza ko ari kumwe na perezida uzi neza cyangwa se witegereza ibintu akabyanariza. Ashobora kuba yaramubereye inshuti akamubwira ati mu by'ukuri ibyo urimo ntabwo ubizi, bishobora kuzakugora mu minsi iri imbere kuko uzarwanwa n'abawe. Noneho uyu munsi wavugaga u Rwanda, ariko hashobora kwiyongeramo abawe noneho baturutse Kinshasa na ancien perezida. Hakabamo nanone n'ikindi kintu cyo kuvuga ngo abantu nureba neza abantu bari kuzaza ku media cyangwa se kuba aba mediatere hariya. Nanone harimo ikindi kibazo ashobora kuvuga ati se wenda tuvuge yuko hari abo ashobora gukoraptinga akabahereza ruswa, ariko se nihaza abantu barenze umwe babiri batatu, bo byamushobokera ko ibi bakoze byo kwishyura ibinyamakuru mpuzamahanga kugira ngo bitanishinge izina ry'u Rwanda na M23 muri rusange, eske birashoboka? Hari igihe rero mu by'ukuri yisanze afite option imwe ashobora gutekereza n'ubwo igoye, ariko barayimusaba w'ikinshasa n'ubwo igoye ashobora kuvuga ati maybe naba nitegura, nk'uko hari wabivuze, hari abashobora kuba baramugira inama ati banza use n'uwisuganya, ikindi umenye umwanzi w'u Rwanda nawe n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Njye mbona ari facteur ashobora kuba yararebyeho zirenze zimwe kuruta uko yafatira biriya bya general w'u Burundi Neva nawe utagize uko yifashije, kubera ko mu by'ukuri ntacyo mbona, nta influence Ndayishimira ashobora kugira kuri Tshisekedi. Cyakoze ashobora kuyigera mu buryo bumwe cyangwa ubundi kubera ko yamufashaga kurwana intambara, ariko ntabwo ari we watuma ahindura ibitekerezo. So far nge numva ari uko nguko mbyumva. Urakoze cyane. Nababwiye ko nta kiriho kitahozeho, nta gishyashya mu matwi ya Godfather. Ibiganiro bizaba, urimo kunyumva? Ibiganiro nibimara kuba amasezerano abeho, urimo kumva? Ingabo zivange cyangwa bandike bigende kwa kundi, bafate nanga bamukurireho ibihano, bavaneho biriya bihano by'urupfu bashyize kuri ba Makenga, ibintu bagende babivurungane, ibintu byongere bibe kwa kundi byatangiye. Ikindi Godfather hari Godfather sibyo rwose. hari ibimenyetso na mimi siwazika bitakuwa hivyo. Nonese ko ndi gutangira ibitekerezo byanjye mwaretse kunigana inkari mukambwira uko mubitekereza mukareka Godfather, unaona gisi unasema ko muniganye inkari ko mudashatse ko mvuga mwamaje mukubise nshaka kuvuga. Bari warangije ariko ntabwo narangije kandi mwaminiganye inkari, ariko nta kibazo ngo nimukomeze muzinigane. Erega hano mujye kugira ibiganiro by'amarangamutima, niyo mushaka umuntu atangira igitekerezo, nta muntu hano waya umuntu aravuga azironga avuze ibyo mudashaka mukamukubita intorezo mu mutwe. Godfather nibyo, sorry ndi mu hantu baguciye. Godfather ujya wibuka ko utarashaka? Ntaravuga interuro murakubita. Uraho mabi ndaho, ariko ibyo bigambo uvuga nk'ubu nzagushingira bigenze gute? Ubu umukobwa uzakwemera n'ibyo bigambo uvuga ni wahe? Ishyiramo akanyabupfura. Gushaka ni byiza, kudashaka ni byiza kurushaho. mbanye mu Canada karabaye. Muraho ariko murakomeye. Kanongere manike ijambo. Oya buretse gato byo kumanika amasaha yo kuryama arageze. Buriya muricara mugatekereza mukavuga ngo Tshisekedi ngo yashubije ubwenge ku gihe.
nta Tshisekedi ushobora gusubiza ubwenge ku gihe kuko nta buhari. Iyo aza kubusubiza aba yarabusubijeho kera, iyo aza kubusubiza aba yarasubijeho kera, ahubwo yirukansa amahanga aravuga, aho ageze bagasanga ikibazo cye bakizi kumurusha. Buriya we have been there before my friends. Tshisekedi ubwo bwenge bwo kuvuga ngo reka nisubireho ngo hanyuma noneho njye kunegose ntabwo yagira, uretse umuntu wamutungira agatoki akamubwira ati nta yindi choice ufite. Buriya nuko wenda muba mutakurikiye ngo murebe bariya abantu yakoresheje ngo birirwa basakuza ngo ibihano bose iba tracking uhereye niko nari bwibuka izina. Uyu munsi ex yangerewe yapfuye nta nubwo nageze ngera ku makuru, ariko muribuka uriya mugabo wo mu Bubiligi wo muri parlement wavuzaga induru cyane, harya buriya yitwa ngo sanction, wajyaga no kuvuga muri Union Européenne ngo sanction ibyo byaramurenze, byanga byaraje avuze induru ngo baze ngo Union Européenne ngo yaza gufata ibihano. Uriya mugabo iyo umutrakinze usanga ari umujene yarakoreye ONG yakoreraga muri Congo hariya muri region ya Kivu, ni umuntu wahabaye uhazi neza. Tshisekedi abana na wa mugore wundi w'umunyekongokazi wa muri parliament yo mu Bubiligi. Tshisekedi rero aba yagiye gutagetinga ngo abarobiyisiti be nabo ngabo byari bimworoheye kujya kubakoromba babwira ati hariya tuhagaruze wowe urahazi tugende. Umugore wo muri Canada mu parliamentarian wo muri Ottawa Nepian uriya wifashe video arimo kuvuga ko yatsinze, ni secrétaire wa parlement, arimo kuvuga ko yatsinze, ko intambara urugamba yamaze iminsi arwana yarutsinze. Uriya mugore umutrakinze usanga yarakoze muri NGO muri Congo muri Eastern DRC. So abo bantu nibo Tshisekedi yatagetinze ngo bajye kumuvugira mu mahanga n'amafaranga menshi n'amakorupsiyo n'ibiki byose. Abo rero ni abantu batari basanzwe bumvikana no muri arena y'ibintu byo muri Afurika, ariko kubera ko barafite iyo tayi muri Eastern DRC byari byoroshye kubageraho bakajya kubwira bene wabo. Ibyo bavuze by'ibihano buriya hari ukuntu ari amahanga Global North bagirana ibintu by'ama alliances, niba umwe yavuze undi wasalinye, niba byagenze gute nutazi niyo bigana ukabona yanditse ngo nawe ngo ashizeho ngo ibihano nka biriya bihano bya Canada mwarebye mwabonye twarabivuze ahangaha. Ibya Amerika numvise ngo Trump yanze no kwakira abantu be. Rero ikibazo aho bariya bose bakijyanye, wenda barasakuje, wenda hari ababumvise, ariko hari n'abandi badasakuza bazi realite y'ikibazo, bakavuga bati mureke tubanze dupoze gato dutekereze. Harimo kameme b'abahanga, harimo abari neutral, harimo abazi ubwenge, harimo abazi gukora analize. Bavuga bati no ibintu by'umuriro mwe mubipoje gatoya tubanze dutekerezemo gakeya. Abo rero nibo bahise babona ko Tshisekedi mu by'ukuri biriya ntadashobora kubyivanamo. Ashobora kuba n'abamubwiye bati rero shyira agapira hasi, ko Tshisekedi ntashobora kuryama ngo arote, we na muyaya we n'aba bagore babiri bari mu muriro wo hejuru cyane. Ibihano bakabakubise muri Arsenal, bakabakubise bagira bagasanga hose kontra ziradadiye. Bivuze iki rero? Nta Tshisekedi wisubiyeho, nta Tshisekedi wagaruye akenge, nta Tshisekedi wabishobora, ntawe uhari. Ahubwo agomba kwababwira bati rero ibi byose urimo wirukanka mu Rwanda cisha make ushakira ikibazo mu mizi, ureke kuguruka gusa no kuguruka. Kandi amakosa yagiye anakoramo muri iyo process nayo ni menshi cyane. Ejo bundi mwabonye n'itangazo twarabivuze ahangaha Godfa, itangazo ryavugaga ngo ibicuruzwa byose biva mu gace kafashwe na M23 ngo babicireho amahoro ngo nkaho ari exportation. Ibiriya byose ni ibintu byo guhubuka n'amafuti. Nta gushyira exportation ku bicuruzwa biri wawe mu gihugu, nta gushyira amataxi ya exportation, kuvuga ngo nanga ngo bamushyireho ngo miliyoni 5 z'amadolari niba ari zingahe ngo ari mu gihugu cyawe. Like hari ibintu nyine by'ubuhubutsi bagiye bakora, byagiye bibona ko n'abari kubashyigikira ngo bagire icyo babakorera baravuze batariko abantu n'ubundi nta kirimo. Abo rero agomba gukora bamubwiye bati cisha make banze upoze gahoro, cyane ko byari bitangiye gufata indi ntera. Mwarabonye Lubumbashi za Katanga, mwarabonye Abazarendo batangiye guhindukira basanze bariya. So bivuze ikiro, bivuze ngo nta Tshisekedi wagaruye akenge kuko nta kafite, ahubwo agomba kuba yagize pressure zo kuvuga ziti ikara mubanze ushyira agapira hasi twongeye turebe ikibazo mu mizi. So rero
ngo okay waravuze ngo rero conclude then I will be back. nanjye gukonkurudinga buriya hari ibintu biba bikorwa muri background bitarinze gusakuza. Hari akaririmbo kera bareba bajyaga baririmba sinzi ko kakibaho nubwo ngende mukura ariko naragakundaga, kajyaga kavuga ngo tubarusha tayi na tekinike muramuke ngo guki ubutembere bwa shyamba utiki if you know you know. Godfa nakonganira Chantal gatoya. Oya ihangane gatumanika ikiganza dore baro bahita baje kare kandi urabiza ari igoma niwe wagiye gusengera ingabo bahita ngo yaje kuzangwa bagutanga umusanzu ku rugamba akayasenga yasimbuye shondo roketa anyway Rubayita aracyabaho mbese sinamuherukaga nari mukumbuye. ubu iruhande rwawe raje muha ijambo reka dukomeze. Nubwo mu kanya muniganye ijambo mukarinyambura urabizi ko abenshi muri mwe mukoresha amarangamutima. Urimo kunyumva? Mukoresha amarangamutima. Godfather ntabwo mukoresha amarangamutima. Ni ukuva urumva ijoro ahise nkubita ikibando ku munwa. Umuntu bita François aravuga ati zibarekeraho kureka mbabwira ikintu kimwe what you have to know. Urukunyumva? Ntabwo intambara intambara n'izi ntambara mureba n'iyi ntambara muri kureba. Urimo kumva? Niba kugeza aya masaha Giseketi narambarara akajya imbere ya ntuza ya nanga akamubwira ati ndugu yangu ende turuwa tubifanye hivi na hivi na hivi tubikore gutyo kunuku nanga zurira ndega subire muri hoteli z'Kinshasa. Nanga ntabwo azaguma hariya ni habaho negociation ibihano bakabimuvaniraho byose. Nanga azagenda aganira mu biganiro na mwene nyina bintu birangira rudiye mu mahoteli zake birangire kope yishe amafaranga bavuga ko yariye yo muri Sena ashinjwa mbere yuko atoka akavikishasa babihanagureho dore n'undi amaze kugenda ni menshi. Twumvikane mukanya impamvu uvuze ijambo mutubwiye ko Kabila Kiseketi afite ubwoba bwa AFC. Twumvikane nanga niba mukuriraho ibihano nanga atatoka tajendea sana nibi bizamworohera azabikora ni ku nyungu ze. Urukumva? Ntabwo nanga ibazanga ibiganiro ni mumbwire bazanga ibiganiro naramuka ibi biganiro bibaye akaganira na M23 which is good. Ku bantu batanabizi mwibuke ko ku bintu birwanirwa nuko mwe mujya mushyira nk'amarangamutima mugashyira nk'amarangamutima mwibuke dusubire inyuma gatoya iyi ntambara itarazamwe ibihugu abasore bari bahagurutse barwanira iki? Ibyo ngibyo ntimubyirengagize ariko amarangamutima aragenda akabaziba amaso mukibagirwa ko still revendication n'ibyarwanirwaga kugeza n'aya masaha byo bikiri ku meza. Amahoro iwacu uburenganzira bwacu tugende gakeya. Ibyo ngibyo rero barwanira ni ukuvuga ngo tutitaye ku yindi miyaga yose igahuha still ubutegetsi bwahindurwa. Erega ntabwo M23 irwana na regime y'Kinshasa. M23 irwana na ideology ikomeze kumara abantu babo. Izi ni intambara murebe ibi ngibi byose biri kujya muri izi politike n'ibindi biraza bikagera kuri nyina cya kintu cyatumye aya masange iyo kuvuga kuri uru rugamba ntabwo ngenda mvuga kuri iyi ntambara muri rusange mvuga kuri cause ya community yanjye yatumye abana bahaguruka bagapfa. Ibi bintu nimuza gusubira inyuma mugasubiza amaso inyuma munyumve neza cyane. Intambara yagenda ikagera Kinshasa bakavanaho ubutegetsi nanga akagenda akayobora cyangwa n'abandi bakagenda bakayobora still
hakenewe amahoro, umututsi muri Kongo akagenda akidegembya agasubira mu mirima ye. FDLR n'interamwe n'abangaba bamaze gucengeza amatwara yo kumara abantu, iyo ideology ikavamo. Still akazi karacyahari ko kurandura iyi ngengabitekerezo, abantu bagasubira mu mirima yabo bagatuza bagatunganirwa. Still niba ubutegetsi bwahinduka, Gisegeti n'ubutegetsi bwe ni ikintu kimwe bushyigikiye iyi ideology, na ideology nuko guhungetwa M23 yabyutse irwanira ni ikindi. Mba numva mvuga ati hey, bapigane aha, niba rwana bakagera Kinshasa, hanyuma Kabila azaza yaravutse bundi bushya ari undi muntu. Ibi ngibi mugomba kujya mubireba. Jewe ntabwo njya mu bitekerezo ngo ngiye kure ngo ndebe ngo ibyo biga mujye musubira inyuma murebe koze. Iyi ntambara hari ahantu yageze, iva ku ma esikariye iragenda ihindura isura, ihindura inyito, ihindura isura, iba ikindi kintu. Iyi ntambara hari ahantu yageze, ihindura isura, ihindura inyito. Sinzi ururimi ndi kuvana muri kurwumva. Uko guhindura isura no guhindura inyito no guhindura ibintu bikagenda bigahinduka kasamutwe, ibyo ngibyo bizaza, ariko ntabwo bizamvanamo impamvu yatumye Makenga ahaguruka n'abasore 12 cyangwa 5 bakajya muri Nyasabyinyo. Ni iyihe? Iyi mpamvu ndi kuyigarukaho ni iyi ngiyi. Izi nkundura zaje zose, abagabo bahaza amapiza, bahaza za hamburger mu bihugu byabo, bakumva ko afana cyo musevuze General ejo bundi ngo Kinshasa ngo baravuze ngo ariko rero ngo burango imbere yuko Chogam iba Kiseke tunaweza kuwa grand president, unapiga Rwanda unaitosha. Tubyumvikana muri kubyibuka n'amagambo yafuzwe na Fana James ejo bundi, ngo baramubwira ati buriya ubaye perezida wa mbere ukoze amateka ku mugabane wa Afurika, ukarasa u Rwanda Chogam ikazaba ari wowe uhari. U Rwanda waruvanyemo twarukubita mu cyumweru kimwe. Iyo ntabwo mujya mubyiruka, ntabwo mujya mubitekereza. Abahaze n'ibihugu bashatse guhigana ubutwari bikorerwa muri tere twebwe ibyatsi, urumva izo inzovu zirwaniye. So tugaruke gatoya rero, nyuma y'ibi byose, gufungana imitwe, kwesurana, kurwana muri diplomasi, amasanction n'ibindi, ibyo byose, what about us? Munyumvi? Uko byagenda kose ndacyari kuri gakondo n'impamvu yatumye abajene bahaguruka, badafite gahunda yo kujya i Goma, badafite gahunda yo kujya i Bukavu, bafite gahunda yo kwirwanamo imurenge, bafite gahunda yo kwirwanaho, barokore abantu batwitwaga ikirorirwe, barokora abantu bicwaga igicanga. Munyumve? Bazamura revendication zo kwirwanaho kugira ngo imiryango imaze imyaka 30 ive mu makambi itahe. Iyo tugeze aha, iki kintu Gisegeti aza muri benshi, barimo n'uyu nguyu Kabila. Aya masaha muri ukuntu politika ari amase,
aya masaha Kabila nta muntu ushaka kumuvugaho, aya masaha Kabila no kujoninga byaba bigita Kabila abantu twararozwe hagati ya Gisegeti na Kabila, ninde watumaze, ninde wakoze ibibi kurusha undi. So ibi ngibi rero icyo uko babivuga, ibi biganiro ni bibe, ibyo M23 ibyo twirwaneho basabye kuva mbere ni uburenganzira bw'abantu bacu kugira uburenganzira mu gihugu cyabo. Reka dutange ijambo, ninde uri next. So iyi mpamvu niyo nababwiye ngo mwebwe amarangamutima yanyu arabasunika akabajyana mu nzozi zanyu, akabajyana no mu bindi byifuzo. Ikintu dusaba ni ikintu gito cyane, kubaho. Rubayita, allez-y, je vous écoute. Urakoze. Nibyo koko M23 yatangiye irwanira kubaho, navuga Masisi, navuga Rucuro, navuga ahantu barwandofone batuye. Ariko uyu munsi nawe urabyivugiye, ibintu byarahindutse. Kuki byahindutse? Niko Tshisekedi yakomeje kwanga kuganira cyangwa se kwanga kwemera, hanyuma bihinduka bifata indi ntera. Ariko njyewe ikintu ushaka kuvuga hano ni ukugira ngo twibuke kubera ko Tshisekedi yanga. Tshisekedi yabaye perezida kubera ibintu bitatu, niyo mpamvu adashobora no kuganira. Umunsi muzumva ko Tshisekedi yemeye kuganira, muzamenye ko apfuye birangiye. Tshisekedi yabaye perezida kubera ibintu bitatu. Icya mbere ni Kabila yamuhaye ubutegetsi. Icya kabiri, Tshisekedi ubutegetsi bwe bwarakomeye cyangwa se yarabukomeje kubera populism, kubera kuvuga ngo nzamukubita, nzamukuraho, yabaye mubi cyane. Gisegeti arapfuye, muri make nta biganiro. Umva gatoya ndi ukubwira icyatumye Tshisekedi aba perezida. Icya mbere ni Kabila, icya kabiri ni populism, kuvuga ngo nzarasa, nzakubita. Ubundi ubwa mbere atuka u Rwanda, Fayulu yaramureze ngo asigaye amukopera, kubera ko ni Fayulu watukaga u Rwanda, none ngo nawe asigaye amukopera, ngo asigaye amutuka kandi ari inshuti ye, ngo yagiye Kigali yamwita son frère. Umva ko ibyo nibyo byamugize perezida, populism. Ikindi cya gatatu cyamugize noneho perezida n'umwana we n'abantu bose ni Occident, ni Abanyamerika n'Abanyaburayi. Rero ibyo bintu bitatu avuze ko yemeye kuganira, ibyo bintu bitatu, cya mbere Kabila ntabwo bari kumwe, icya kabiri populisme azaba ayiyambuye, abo nibo bazamwica, icya gatatu nabo bazungu n'Abanyamerika n'Abanyaburayi bamushigikiye azaba nabo abavuyemo nyine, azaba atagifite defense, legitimite ye izaba irangiye. Ni kuvuga ko ntabwo ashobora kwemera kuganira. Ikindi, ubundi ikibazo cyabayeho ibyo Godfather arimo kuvuga, ikibazo cyabayeho za revolution zose ukuyemo iyi ngiyi, niko bajyaga Kinshasa, ntabwo bibukaga aho baturutse. Ntabwo Kongo yigize iyoborwa n'abaturage, Kongo iyoborwa na Kinshasa. Ariko uyu munsi revolution irimo kugenda ikava ahantu ikahasiga ubuyobozi bw'abaturage igakomeza, ikagera ahantu ikahasiga ubuyobozi bw'abaturage igakomeza, kugera Kinshasa. Ntabwo ari Kinshasa izayobora, hazayobora abaturage aho batuye, aribyo twita decentralisation, aribyo twita ibyo Corneille Nangaa yavuze federalism.
njyewe nazamutse ndi kwivugira ku bya Nuzi, ndi kwivugira, nshaka kwivugira ku bya Neva. Buriya Neva amakuru yaravuzwe n'abantu benshi ko yohereje intumwa mu Rwanda ajya gusaba imbabazi. Ibyo bintu byaravuzwe kandi ibyo bintu nibyo, ariko ntibibatangaze kubona yabikoze kandi akirwana kandi abasirikare be bagifatwa. Ibyo biterwa n'impamvu nyinshi. Abaperezida cyangwa se ibihugu bibiri kuvugana cyangwa se gusabana imbabazi ntabwo bikuraho defense cyangwa se abasirikare kurekeraho kurwana, kubera ikintu bita chaîne ya commande, kubera ikintu bita defense, kubera ikintu bita surprise, kwirinda ko habaho surprise. Baragenda bakaganira, barangiza kuganira bakumvikana, nibwo noneho babwira abasirikare ngo noneho muve muri za defense zanyu mutahe. Ariko mu gihe bataraganira, mu gihe batarumvikana, intambara zirakomeza. Kuko ubundi Neva yagiye Kongo naho ajyanyweho n'ibintu bitatu. Neva yagiye Kongo ajyanyweho no gukora mercenaria cyangwa se akorera amafaranga, ibirombe n'ibiki byose murabizi. Ikindi kintu cya kabiri cyatwaye Neva Kongo ni sécurité stratégique. Sécurité stratégique ni kuvuga ngo bashobora kuzamutera, bashobora kuzaturuka hariya, abanzi b'Abarundi 2015 barahunze baragenda, Red Tabara n'ibiki byose bashobora kuzamutera, noneho akavuga ngo reka njye hariya nkore sécurité stratégique y'igihe kirekire, nanjye ndinde nize imbibi zanjye. Iki kintu cya kabiri cyamujyanye Kongo. Ikindi cya gatatu cyamujyanye Kongo ni bya bindi bya ideologie bya jenoside y'ingengabitekerezo. Ibyo bintu bitatu byose yabitakaje. Ibintu bamwemereye kuzamwishyura, ntabwo bakwishura umuntu wananiwe akazi, ntabwo bakwishura umuntu uhereye Masisi Musake kumanuka bamukubita. Tshisekedi ntabwo yamwishyura nk'uko bumvikanye. Usoza ikintu cya kabiri, strategy yo kuvuga ngo agiye kurindira Burundi ahanze, nabwo yahavanye ibibi byinshi kuruta ibyiza. Ni kuvuga ko Burundi nta kindi bashobora gukora uretse kujya kumvikana, bagasaba imbabazi, bakavuga ngo twebwe turemeye, twarakosheje, none tubane mu mahoro. urakoze cyane. Murakoze. Okay, uko ni kubyumva, ariko ntabwo ibya Neva n'Abarundi nagenda nsimbuke. Neva n'Abarundi be, dore abantu bari kuri TikTok yo muri kubibona, uyu nguyu bamugandaguye, uyu nguyu bamudwinze ry'ugutwi. Abasirikare b'Abarundi nimuze dore, ntabwo nabuze ukuntu mbishyira no kuri Twitter, ariko uyu ni umusirikare w'Umurundi ufite akada kameze nk'umubuhaza amaraso bamuhaye nyina. Ni ukuvuga ngo ibyo mwakora byose na strategy Abarundi mwakoresha ndabihanganishije, ntabwo ari ukubashinyagurira, ariko none se ko mwaje nyine mwararwishigishe reka mu rusome. Ndabona ari umujene mwiza, ariko noneho bajya bafite abohereza imbere, mbega umusore mwiza, umusore mwiza, ariko saka kano kada bari kubasha kwirukanka, bamuhaye nyina, bamukubise ry'ugutwi. Wihangane, turi mu rugamba. So tugaruke gato, ibi biganiro Jori we hawezi pasha nani paninga mukono sio uko host utapita unaongea. So ibitekerezo mutanga ahanga ntihari umuntu ukoresha amaranga mutima nyuma y'ibi biganiro, nyuma y'izo conditions z'Abarundi kujya mu Rwanda bagasaba ngo, ariko si kuki bajya mu Rwanda ubundi nibi ngibi nabyo ngiye biranacanga, kuki bajya mu Rwanda kandi bari kudwinga na M23, kuki batajya abo basirikare batajya kunegosia mu ntuzo, batajya kunegosia muri M23, nibi ngibi nabyo bisigara ameze nk'ikizungerezi.